Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Abantu twese twifuza kubaho neza no kugira neza mu buzima. Ariko se ni gute dushobora kumenya ko twokamwe n'umwuka mubi wa satani akaba ari ugenga abantu? Tubirebere hamwe. Icyambere ni umwuka w'ubwoba. Mwibuke ko Imana ntawe yagize umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'ingufu n'imbaraga no kunesha. Iyo ufite ubwoba rero, ni ukuvuga ngo ubwo bwoba uba ufite satani, kuko uba udashobora kugirira ibanga cyangwa icyizere satani utazi ibyo yagukorera mu gihe utujuje inshingano ugomba kuzuza satani. Ni gute rero? Tuvuge nk'umukoresha wawe, iyo wakosheje ugira ubwoba cyane. Kuki ugira ubwoba cyane? Ni wa mwuka wa satani ukuzamo, ukumva ko ayisi kurangiriyeho wakoze ikosa. Ariko iyo uzi ijambo ry'Imana ukagira kwizera, bizakurinda gukosa kugira ngo utagira wa mwuka w'ubwoba. Wa mwuka w'ubwoba nujya kwinjiramo ukumirwa, bityo satani ntazaba akigukuye. Icya kabiri, ishyari. Kugira ishyari. Niba wumva wifite n'ishyari, menya neza ko umwuka wa satani wakugendereye. Ntukabona umuntu yaguze iki, wewe utabasha kukigura ngo umwifurize kutagitunga, cyangwa se wumve nawe uragishatse umuvuge nabi, cyangwa wumve wakimwaka, cyangwa wumve wamugira nabi kugira ngo ugitunge. Ibyo nibyo ntabwo ari ibyawe. Nawe gerageza urebe uko wakorera ibyawe, ntugirire abantu ishyari, kuko ishyari, umuntu wese ufite ishyari, biranditse muri Bibiliya, nta juru abona. Reka ishyari rero, cyane cyane amashyari menshi twumvise ko yateye atubambagirana nabi, byose biva kuri uwo mwuka wa satani uri inyuma yabyo. Urwango. Kwanga umuntu ntacyo umuhoye. Ushobora kumbaza uti umuntu yakwanga uti nta kintu amuhaye. Ni bya bindi mu magambo avuga ku muntu, weho wari uhari, ntuzi niyo niyo bijya, ariko gusa kubera wabibwiwe na kanaka mu nyangire, ugahita wanga umuntu ntacyo mupfuye, ntumuzi, ntakuzi, cyangwa se no mwamuziranye, kubera ko kanaka uyu yakubwiye ngo nyangire uyu muntu ukamwanga. Ibyo nabyo ni umwuka wa satani uba uri inyuma. Kugira ibitekerezo byuzuye ubugome n'ububisha. Ibyo bitekerezo byuzuye ubugome n'ububisha. Burya turi ibitekerezo. Abantu turi ibitekerezo. Utangiye kubyumva ko abantu turi umwuka, tari uyu mubiri mubona, nibwo utangiye kumva ibintu neza. Turi ibitekerezo gute rero? Uzarebe ikintu cyose ujya gukora cyangwa ujya kuvuga, ubanza kugitekerezaho. Sibyo? Niyo mpamvu rero turi ibitekerezo. Ibitekerezo bibi byose bikuzamo kugira ngo uhemuke, ugire nabi, n'ibindi bibi byose. Iyo myuka mibi y'ibitekerezo iba yavuye kwa satani. Ntago ari imyuka mibi ishobora guturuka ku Mana, kuko ryajwe rikurimo Imana yagushyizemo rikubwira ngo wigera gutya, gira gutya. Rirya niryo tugomba kumvira, cyane cyane turyumvira, aho kugira ngo turirwanye noneho twumve rya nirindi ritubwira ngo ukoze kano niko kaba keza. Iyo myuka mibi rero y'ibitekerezo bibi ugomba kwirwanya cyane cyane, wisuzuma ukumva icyo umutima wawe ukubwiye, kandi nawe ugashungura ukareba koko ukumva ko ari cyo kizima. Kuko nzi neza ko iyo tugiye gukora ikintu tukabona ko turi kujijinganya, aho hantu haba harimo imitima ibiri. Umutima umwe ukubwira gutya n'undi ukubwira gutya, byanze bikunze nk'umuntu ubuzi ikizima n'icyo ari cyo ubona gukora. Ariko akenshi tubirengaho tukajya gukora iki? Ibyo umutima wacu udashaka, ni ukuducumura rero. Guhora uhanganya n'abantu, nk'aho muri mu marushanwa, ngaho uri hejuru, ngaho uri hasi. Guhangana n'abantu, competition. Ibi bintu ntabwo bituruka ku Mana. Guhangana n'abantu, kanaka yageze ku ki, nanjye ndagomba kugera ku ki, uyu nguyu afite iki, uyu afite iki, imodoka iyi, inzu iyi, ibintu nk'ibyo.
byo guhora urekereje ureba kana kageze kuki, aho kugira umwishimire wowe ugahora uvuga ati ndamurenga gute, ndabigenza gute, ugahora uhanganye buryo. Ni byiza ko wifuza gutera imbere, ni byiza ko nawe wakumva ko wamererwa neza, ariko iyo uhozaho umuntu ijisho yakoze aka ugakora aka, yaguze iki ukagura iki, ibyo bintu ni umwuka mubi ubaturutse kwa satani, ntabwo ari Imana ibiguteye cyangwa ngo wumve ko ufite ishyaka ryo gutera imbere. Ushobora kugira ishyaka risanzwe ariko ritari guhangana ngo ufate umuntu uvuge turiya muntu niwe nzajya ndeberaho mpangane nawe ntazancika, ibi nakoze nzajya nkora ibi. Ibyo bintu biba ari umwuka wa satani uba urimo. Bikore, benshi barabikora bakabigerageza bigakunda bagatera imbere kandi nta muntu bahanganye nawe. Okay? Kubeshya nawo ni umwuka wa satani. Gute? Niba nje nkakubwira nti uzi ukuntu ibintu byagenze, nkaca igikuba, nkavuga ibintu uko bitameze, nkahimbira umuntu, yewe ukaba wahimba n'ibyamanikisha umuntu. Ibyo bintu biraba ku isi yose, iyi si turimo tuzi uko imeze. Umuntu akaba yabeshya ibintu kandi burya ibibeshywe bitari byo abantu babimira bunguri babyumva vuba. Uvuga ngo rero niba ugiye kuvuga ibintu ukumva ko bitari byiza ku muntu ugiye kubivugaho, wahitamo ahubwo kubigumana ntugire bisakaza, kuko bishobora kuviramo undi muntu ikintu kibi nawe utari witeguye kandi wenda wumvaga ari ibintu byoroshye. Ihane rero ureke ibintu byo kubeshya ubifashe hasi, kuko twese turi abantu byanze bikunze. Ushobora kutabeshya ibintu byamanikisha umuntu ariko ukabeshya akantu gashobora gukurura ibindi bibazo. Icyanyuma ariko mbona kinakomeye, ubugambanyi, kugambanira umuntu ukamuhemukira ukamugambanira. Tuvuge umuntu yarakwizeye aguha amabanga, kubwira ibyo byose cyangwa nakuvunguraho duke, akwizeye. Burya umuntu ukubwira ibanga aba akwizeye. Ni ukuvuga ngo n'Imana iratubwira ngo ntimuzizere abana b'abantu, ariko muri no si nibyo dukora gusa. Nibyo dukora. Imana iratubwira ntuzigere umwana w'umuntu n'umwe wizera, ariko nk'abantu 99% twizera abantu ahubwo no kwizera Imana. Bivuze ngo kirero wa muntu wakwizeye, tuvuga ko yakwizeye, yaciye ukuri n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rimubwira, ararenga arakwizera, aguha amabanga yaba 5, 7, 10, yose uragiye usutse hasi. Wa muntu umusize hasi, isi iramubonye, biragushimishije kugira ngo nawe wumve ko uri hejuru ye. Ibukoze nibugambaniye umuntu, nta gihe bizafata bitazungurutse nawe ngo bigarukeho. Kugambana ni ikintu kibi kandi bigaruka ubikoze byanze bikunze, kuko wa wundi wagambaniye uwo muntu ntago azakwizera, ahubwo akebe yegeremo wa wundi wagambaniye niko nawe azakugereramo. Ngaho rero wanya umwuka w'umubi wa satani utwoshya, utuma tugira ubwoba, amashyari, ibintu byo guhora twangana, ibintu byo kugira ibitekerezo bibi ku bandi, guhora turebana ngo rindura hasi n'induri hejuru, ibyo kubeshya cyangwa kugambanana. Ibintu byose usomye ijambo ry'Imana ukavuga ati guhera uyu munsi iki nyivanyeho, iki byose bivanyeho. Nuko tugenda twegera Imana tukiyunga nayo, kandi nayo ikakomeza ikaduha urukundo n'ijambo ryayo n'imigisha iyiturukaho. Mukomere rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.